Ese wari uzi ko hari abagore b'abakinnyi ba filime mu Rwanda bamaze kwinjiza amafaranga menshi ku buryo bamwe bafite n'amazu yabo, imodoka ndetse n'imishinga yabo bwite? Uyu munsi kuri Nelka TV tugiye kukwereka urutonde rw'abagore 5 b'abakinnyi ba filime bakize cyane kandi bihagazeho neza kurusha abandi mu Rwanda. Gusa ntituri bugaruke mu gukina gusa, ahubwo turareba n'imishinga yabo, kwamamara kwabo ndetse n'uko binjiza amafaranga. Guhaye ikaze. Ku mwanya wa 5 turasanga Dusenge Clenia. Benshi bamuzi nka Madederi. Dusenge Clenia benshi bazi nka Madederi ni Papa Sava, ni umwe mu bagore bamaze kubaka izina rikomeye muri sinema nyarwanda. Yamenyekanye cyane mu rwenya, ariko nyuma y'urwenya rwe yagiye akora ubucuruzi bukomeye kandi bumwinjiriza amafaranga cyane. Ndetse kandi yagiye yitabira n'ama-event atandukanye. Akora kwamamaza gutandukanye ndetse n'imishinga igiye itandukanye. Madederi ni umukobwa ukiri mutoya ariko uzi gushakisha amafaranga. Kwamamara kwe kwatumye aba umwe mu bakinnyi b'abagore binjiza neza mu Rwanda, cyane cyane mu gukina filime. Ku mwanya wa 4 turasanga Mukasekuru Fabiola. Mukasekuru Fabiola ni umwe mu bakinnyi b'abagore bagezweho cyane muri series z'urukundo ndetse na drama. Benshi bamuzi muri sinema nyarwanda kuva kera na n'ubu ngubu agikina. Ni umwe mu bagore bigoye kugira ngo umenye ubuzima bwe kuko adakunda kubushyira ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kandi ni umugore witeje imbere binyuze mu gukina filime. Ahagiye afite ibikorwa bitandukanye ndetse n'imishinga itandukanye. Ubuhanga bwe ndetse n'umuco byatumye abantu bamukunda muri sinema nyarwanda. Ibyo byose rero Fabiola yabibyajije umusaruro, aho ubu ngubu ageze kure muri business agiye akora. Ku mwanya wa 3 turasanga Micky. Benshi bamuzi nka Mukobwa Jeannette. Micky ni umwe mu bakinnyi b'abagore bakoze amateka yo kuzamuka vuba muri sinema nyarwanda. Igitangaje kuri we ni umugore wirwaniriye kuva kera, kuva akiri mutoya kugeza ubu ngubu. Ubu rero Micky akina muri series nyinshi ndetse kandi yatangiye no gukora production ye bwite. Akora kwamamaza ndetse kandi akinjiza no ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugore Micky ni umugore wazamutse ku rugero rwiza rushimishije. Kuba yarashatse kandi ubukwe bwe bukaba bwaravuzwe cyane, byongeye kwamamaza kwe ndetse n'amafaranga yinjiza. Ku mwanya wa 2 turasanga Nyambo Jesca. Nyambo ni izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda, cyane cyane kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Nyambo ni umwe mu bakobwa batuje, bavuga make ariko bazi gushaka amafaranga. Nyambo kandi yamenyekanye akinana na Bakina. Mu bikorwa bye byagiye bimwinjiriza ku buryo afite n'indi mitungo ku ruhande igiye itandukanye. Ni umwe mu bakobwa b'abakinnyi ba filime batunze imodoka. Ndetse kandi afite series bize bwite zinjiza views nyinshi. Nyambo kandi akora na brand influencer, afite fan base nini cyane ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Hari n'abavuga ko ari umwe mu bagore ba YouTube cinema binjiza mu mafaranga menshi. Ku mwanya wa mbere turasanga Bahavu Jeannette. Ni umwe mu bakinnyi b'abagore bamaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane muri sinema nyarwanda. Yamenyekanye cyane nka Diane muri Simedi. Ariko si ugukina gusa, kuko uyu mugore ni na producer, ni fashion designer, afite brand ye y'imyenda ndetse akora na TV hosting. Akora influencer ndetse n'utundi tuzi tugiye dutandukanye. Yatwaye ibihembo byinshi bya acting. Kandi ni umwe mu bagore bafite income itandukanye mu Rwanda. Business ye bwite ndetse kandi uyu mugore afite izina rikomeye muri Afrika y'Iburasirazuba. Ni nayo mpamvu aza ku mwanya wa mbere mu bagore b'abakinnyi
bihagazeho neza mu Rwanda. Ngayo nguko, ngaba abagore b'abakinnyi ba filime bakize cyane bihagazeho neza mu Rwanda. Wowe se wabonaga ari nde ukwiriye kuba uwa mbere? Hari uwo twasize ushaka ko tuzashyiramo mu kindi gice cya kabiri? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, ndagusaba ukanda subscribe niba utarayikora kugira ujye unogerwa n'ibiganiro byacu byinshi kandi byiza. Mukomeze mugire ibihe byiza.